nta nyoko wari uhari nta so wari uhari bivuze ngo rero warakoraga kugira ngo akazi kawe kagumane. Bakoresha na za mvugo za baciye ibinyendaro bye. Kiriya cyumba ni icyo uzabyariramo. Murumuna wanjye nawe bati nawe kiriya cyumba ni icyo uzabyariramo. Nanjye banyereka icyanjye kukubwira ngo amahirwe akomeye ntago ari muri papa wawe, ntago ari muri mama wawe. Muraho neza abanyarwandakazi aho muri hose ari ku migabane yose y'isi, ndabashuje muri aka kanya. Ni mu kiganiro cy'akagarukanisha ni fight or die, ndabahaye ikaze muri aka kanya. Uyu munsi rero turaganira ku bintu byiza kandi biri interesting. Ndabizi yuko mukunda dushya, mukunda kuvumbura, mukamenya ibintu bishyashya. Nanjye rero nabarebeye kure, niyo mpamvu ndahangaha muri aka kanya. Rero mbanje kubaha ikaze, mwiyumvemo ikaze, kandi ndizere ko iki kiganiro kiri bubabere cyiza kuko tuba twabanje kureba ibintu bibafitiye umumaro. Abababaye mwihangane, abishimye namwe mukomeze mucunge neza ibyishimo byanyu mutaza kubitakaza, ndetse mukomeze mukore mutera n'imbere. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu nabatumiriye, turaza kumuhata ibibazo uyu munsi byinshi cyane. Ntabwo ari budukire, tuguhaye ikaze Lady Boss. Urakoze, nanjye ndabahata ibisubizo. Rero umeze neza? Meze bon. Kandi rero amaze iminsi batakubonamo gake. Tubwo bamburiye. Wakuzi? hari umuntu wanyandikiye arambwira ati mama wawe ndifuza kuzamubona, nkamureba basi gutya amaso ku maso. Baba bumva uri Imana, baba bumva bimeze bite? Baba bumva ndi umuntu nyine. Lady Boss. Hari n'umuntu warabimpaye ubutumwa nijoro arambwira ngo usurize mama wawe ndamukunda cyane nakisiga n'irangi. Rero hari amenye hanyuma se ko yakubwiye nyine ngo bimbwire, yavuze ngo bivugire kuri kamera. Nyine abyo sibyo ngibyo ari ikibazo. Hari amabanga amenye, nta mabanga amenye. None uyu munsi witeguye, ni mu kiganiro cyacu fight or die, witeguye ko tuza kubaza ibibazo? Ndabyiteguye, nanjye si ibisubizo mbyibitseho. Abantu bajya numvisha bavuga ngo ufite ubwenge, ngo ubwonko bwawe bupima imyaka 300. Ubwonko se? Ubwonko cyangwa imyaka yanjye wagira ngo ufite imyaka 300. Imyaka yawe ni mikeya, ariko nyine urebye ikigero cy'ubwonko kutekereza n'ibisubizo babonye ko bitajyanye. Ariko ni byiza yuko umuntu ibitekerezo by'umuntu n'imirimo y'umuntu ikura kurusha imyaka y'umuntu. Niyo mpamvu burya Imana igaburira inda ikagaburira n'ubwonko, kuko uri umuntu ufite inda gusa udafite ubwonko nta kimana yakumaze. Abantu bakuze inda nibakuze ubwonko barahari. Rero iyo kugira ngo bigende neza, Imana ikugaburira inda yawe ikagaburira n'ubwonko n'ubugingo. So rero kadutangire ikiganiro cyacu. Uyu munsi nahisemo akose ku cyutareka ngo nsuhuza abakonzi ba mama. Oh my gosh, banza basuhuza. Cyangwa nuko atari kuri Charlene. Banza basuhuza. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabakunda cyane. Naho ibyo kubura bwo ndahari, kuko ibikorwa byanjye murabibona. Iyo uri kubona ibikorwa byanjye ujye umenya ko mba mpari. Ndabashuhuje cyane rero muri iki kiganiro. Ndasuhuza abo mu Rwanda, abo mu mahanga, abakunzi banjye. Nizere ko muri amahoro, nizere ko muri bazima, kandi n'abahungabanye ni muhumure. Imana irahari ku bwacu. Amahirwe watakaje wihangane, uramira hasigaye, kuko amahirwe yawe yose ntago yarangiriye hariya, ubuzima burakomeza. Rero tubahaye ikaze nyine, Imana ibahe umugisha. Na Charlene Imana imuhe umugisha. Naje ngo amahate ibibazo, nuko nyine naje nikwije nta bwoba bundi kuganira nawe. Ibibazo byawe bintera ubwoba. Nagiye nganira n'abanyamakuru benshi, nta munyamakuru n'umwe muri iki gihugu ushaka kumbaza ikibazo ngo ngire ubwoba. Ariko ibibazo byawe niwo mwihariko. So reka dutangiye uyu munsi rero. Natekereje mbona ko hari ibintu abana twebwe tukiri batoya, bagenzi banjye ndetse n'abari hasi yanjye n'abari hejuru yanjye ho gato, bakeneye kugira ngo babashe gukura neza, bakure mu gihagararo, bakure no mu bwenge no mu iterambere ryabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi tuganira gato cyane ku gace kamwe k'ubuzima bwawe. Numvishe uko wavuye iwanyu kiri mutoya. Ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nimba ntari ifite 11 n'ifite 12.
urangije uva i Kigali. Ese njye mfite akabazo k'amatsiko, warateze itike wayikuyeho kujya gusa i Kigali? Subiza. Abana baragwira kugira ngo nzi Kigali rero. Hari umukobwa w'inshuti yanjye, hari umukobwa w'inshuti yanjye nari mfite yitwaga Disi Victoria. Yavuye i Kigali aje nyine gusura iwabo. Atarajya i Kigali rero twari inshuti, twajyanaga gutashya, twajyanaga kuvoma, mbese yari urungano rwanjye. Ajya i Kigali ngenda asigara ndi kwiga, ariko nyine yaza nkamubwira nti mu rugo bimeze nabi. Hanyuma rero umunsi yazaga naramubwiye nti ntabwo uzancika. Itike yanjyanye rero niwe wayimpaye, ni nawe wanshakiye akazi. Ngo kuko naje i Kigali ufite imyaka 11. 11 cyangwa 2. Mbo wari ukiri muto cyane, kandi icyo gihe wari ugeze mu mujyi wa Kigali, ntabwo wari uzi bijya mbere. Ndiza ko waje tuza ugaturanya Mirambo. Oya, ni Gikondo. Uri aho ngaho abana b'Igikondo. Nawe uranshinyaguriye ngo naraje ndatura. Se nari kuza ngatura ko mu rugo. None muri ubwo buzima ikintu nifuza ko twavugaho ni ibintu bitanu mu buzima bwawe byagufashije kugira ngo muri iyo myaka yawe uri umwana muto cyane gutyo bigufashe kuba umukobwa wari uhagaze, abantu bose bashobora gutinya, abantu bose batapfa gufataho ijambo. Urumva wari umwana muto yari bitana aho ngaho se aho ndi kukubwira ibintu bitanu byagufashije gukura ukava muri iyo myaka 11, 12, 13, 14, 15, 16 gutyo, wenda ukajya mu myaka 20, 25 utiyanduje se, utandavuye ngo nca hano kora iki. Nko gutya ababyeyi bacu babikora uyu munsi, ntabwo wari ufite umuntu ukubwira ngo iki ni cyiza ngo iki ni kibi, bivuze ngo byose warabyireberaga wowe ukihitiramo ukijonjorera, sibyo? Ni nko gufata akana k'agahinja cyangwa akana k'imyaka 5 ukagahereza ifi, sibyo? Ukagahereza ifi ngo kijonjoreremo n'amahwa, ariko n'undi mwana hari umwana bayakuriramo, we rero wayitoreragamo, sibyo? Ukamenya ngo aya ni amahwa, ukamenya ibyo bintu nibyo nshaka ko uyu munsi tuza kuganira. Ya muri make vuga uti ntago we wari umeze nkanjye. Cyeze byanjye ugiye umunyamakuru ndowa. Okay, urumva byani ibintu bitangaje cyane. Nifuje ko nabandi bana rero nabo bagira ikintu bakwigiraho. Ndashaka kuguha agapapuro ukagasoma ukadusubiza, none ugahita tubwira n'icyo kintu cya mbere ko ibi bintu ndabizi ko biri buze gufasha abantu benshi kuko byari ibintu bitoroshye. Sano rero nayo mfite udupapuro kanze nguhe, uratarama agapapuro kamwe ukadusomere, numara kukadusomera udusubize ikibazo kiwe. Niki cyaguteye gukora cyane? Niki kigutera gukora cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyase muri iyo myaka wari urimo ukiri umwana mutoya, ikintu cyatumaga ukora cyane ukirinda ukaba mu mwanya ugomba kubamo, icyo kintu nicyo twifuje ko batubwira. Nese ubwo ntutangiriye ntuhise uhindura ntuza? Ntago mise mpindura aho ngaho. Urumva waraje, sibyo? Niba ari akazi byanga bikunda ntago winepfaguzaga icyo gihe ukigera muri ako kazi kawe, ntago navugaga ngo mabuje ngo iki ngo iki wari uhari, nta so wari uhari. Bivuze ngo rero warakoraga kugira ngo akazi kawe kagumane, sibyo? N'icyo kintu kitatumaga winefaguzwa ngo wigire nabi. Niki cyanteraga hano haravuga ngo niki cyaguteraga gukora cyane? Of course. Okay. Ikintu rero cyanteraga gukora cyane ni nkaho wagishubije mbere utarakimbaza. Ikintu cyanteraga gukora cyane nakoraga cyane kuko nari nzi ko nta wanzigamiye. Yes. Nta wakuzigamiye. Yes. Nta mitungo bagusigiye. Ubundi hari abana babayeho nk'abasigiwe imitungo. Hari abandi babayeho nk'abari kwiga bizigamye mu mashuri, ba papa wabo na ba mama wabo babatangiye minerivare akavuga ati uko biri kose ndi kwiga. Hari abandi babayeho kubw'amakofi ya base na ba nyina, ya ba anti na ba anko, cyangwa y'abari umunana bakuru na basaza babo, ugasanga umuntu afite ikizere
kibimukikije. Ngewe rero impamvu nakoraga cyane wari utangiye uvuga ngo kwinefaguzwa. Njya ndeba abakozi b'ubu nkasanga ni abanyamurengwe bibereye hariya, mabuja ndeba nabi, ba mabuja ntibatuma ninjira muri salo, kwa mabuja ni kwa mabuja njye si kwa nyoko nyine, nako ntibakamenya ko batari, sinzi wavuze ngo isi ni konsa ujye wonka neza vuba ngo ntabwo ari nyoko. Rero ngewe nta muntu n'umwe nabonaga uri iruhande rwanjye. Nari narageze ibibazo by'uko data avugaga ko atambyaye, hagira ibindi bibazo by'uko kwa nyogokuru banderaga bari bapfuye. Hanyuma rero nareba mu mpande zose ngasanga ni ngewe ngenyine. Ibyo rero bikantera gukora cyane kugira ngo nkoraho data yari kunkorera, nkoraho mama yari kunkorera, nkoraho basaza banjye bari gukora, nkoraho ba anko na ba anti wanjye bari bapfuye bari kunkorera. Mbese byari urumva nagombaga gukoresha imbaraga nyinshi kubera ko amaboko yanjye yonyine. N'Imana ntayo narinzi icyo gihe wenda ngo mvuge ngo Mana mu buryo bwimbitse ngo nsenge, ntabyo nari niyizi, usibye ko najyaga nyambaza mu makuba yanjye. Rero nakoraga cyane kugira ngo nirwaneho nishakira ubuzima kuko nabonaga ntawe unyitayeho. Gukora cyane cyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko urumva wowe mu gihe twebwe abana b'uyu munsi akaba hari akagira ahantu akuvana akagera aho kugeza anti, nyogokuru, sogokuru, mama cyangwa papa, bivuze ngo wowe hahandi hose bari gukora wowe wagiye wizamura. Nta wari ufite uguhereza akaboko ngo akubwire ngo zamura. Yahumva kandi ahubwo ni nayo mpamvu nahembwaga nkahita njya kugura ihene. Iyo nahembwaga amafaranga sinibuka ayo nakoreraga, ariko yari make. Narahembwaga nkahita noherereza mama nti ungurire agahene. 12 n'imyaka 11. Yego. Nkahita nohereza ngo ungurire agahene. Ariko umukozi w'uwo mu rugo arahembwa akaba yirukiye mu gakweto, kandi nawe ni nyagupfa. Yari ameze nkanjye mu myaka yatambutse, nta umwitayeho nta umukeneye ibintu nk'ibyo. Ayahembwe akabaguze style, ayahembwe akananye njya gukubitamo porodo nanjye mbe nkumi nziza. Ayahembwe ubu noneho umukozi yahembwe amafaranga ya mbere ni touch, araturundanya ni touch. Nge rero suko nari imeze, nagendaga ngura ihene, ndumva narahagaritse akazi ko mu rugo maze kugura ihene, maze gutunga ihene zigeze mu 10. Ni byiza cyane. Nizere yuko aho ngaho abantu bose mu mpande zose bakuyemo isomo. Ntago umwana azabikina agomba kuba cyo kuko papa hari, kuko mama hari, kuko anti na anko bahari, bamubwire ngo ca hano. Bivuze ngo nawe Imana hari gihe wari kugenda hari utuntu twishubularikiye umva utangiye gukura, ariko ntibyigeze kubaho. Cyo rero ni isomo ryari rikomeye cyane. None ikintu cya kabiri cyagufashije kuba ari umukobwa w'inkumi, njya numva amateka yawe mwe na ariko ntabwo tugiye kuyajyaho. Icyo kintu cya kabiri ni iki? Ikindi kintu cyamfashije, ubwo urumva ikintu cya mbere cyamfashije nuko nta bantu nari mfite. Ikindi cya kabiri cyamfashije, naratekerezaga ngo mbese ubu ngize ibyago, nkagira ibyago nkatwara nk'inda, nazayerekeza he? Hahita ndeba abantu ukuntu ubuzima bwancanze kandi ndi njyenyine. Hari akantu ejo bundi nahoze ntekereza mu myaka yose maze ku isi, ntabwo nari narabyibutse. Hari igihe kimwe papa yaje kera, hari inzu yo hanze yabaga mu rugo, araza twari abakobwa 3 ngira ngo ngewe na murumuna wanjye na mukuru wanjye. Ndabyibuka yarabivuze, araza aravuga ngo dore musohoke hano muze mbereke kiriya cyumba ni icyo runaka azabyariramo. Avuga mu bakoresha na za mvugo za baciye ibinyendaro bye. Kiriya cyumba ni icyo uzabyariramo. Murumuna wanjye nawe bati nawe kiriya cyumba ni icyo uzabyariramo. Nanjye banyereka icyanjye, nawe icyawe ni kiriya uzabyariramo. Urumva babe baratugabanyije ibyumba tuzabyariramo, nyine ababyeyi batakijijwe n'ibyo batura ku bana babo. Muri makeya nimba umuntu avuga ati dore icyumba uzabyariramo gutya na gutya,
mbona ukuntu babintongereye ndakana ntarageza no mu myaka 7 muri make ikindi kintu cyamfashije nkagenda ntinya naravugaga nk'ubu ndamutse ntwite ntago nabona aho nerekeza iki iyo nda nerekeza muri make n'ubwoba bw'ibibi byawe ntago nabona ahantu nerekeza iyo nda ikindi kintu cyamfashije mu buzima bwanjye ikindi kintu cyamfashije mu buzima bwanjye ni ukwirinda nirinda ikintu cyitwa abahungu nirinda ikintu cyitwa abagabo hari icyigisho nigeze nsohora cy'urubyiruko mbwira abakobwa n'abagore mbwira n'abasore n'abagabo mbwira abakobwa n'abagore ngo nubona umugabo cyangwa umusore ujye umubonamo igisasu cyaguturikana nanjye rero nakuze ari uko mbibona mbona ko ikintu bita umusore naho yambwira za sheri 10 naho yambwira ngo arankunda inshuro 500 naho yambwira ngo ndeba neza hari n'abakubwira ngo ureba neza nta n'amaso meza ugira hari n'abakubwira ngo uteye neza kandi uteye nk'icupa ricuritse niko babaye hari n'ukubwira ngo ndagukunda kandi anakwanga agira ngo azakubibemo gusaruremo mbona ko nta jambo na rimwe umusore cyangwa umugabo azambwira ngo abo umuntu mwiza imbere yanjye iteka nabona umugabo n'umusore nkahita mubonamo igisasu cya kindi giteguye neza cyaguturikana ubwo rero mu bintu bindi byafashije nafashijwe no kwirinda ikindi kintu cyamfashije nafashijwe no kutaba mu gikundi mu kigari kumenya ibyawe yego ukumeze ndi umumama ntakunda kavuyo n'ikigare cy'abagore n'abaki nuko namye ndi n'umukobwa sinkunda kavuyo sinkunda ibintu biza hururubyirirwa bihururana hari igihe usanga abanirwa bahururana ngo nishutande bagahururana kandi muri ruhurura aho ngaho havamo ibintu byinshi sinigeze nirinze ikintu bita agakungu nirinze agakungu umuntu twavugana w'umukobwa cyangwa umuhungu nabona bitari kuvamo afite indi mico hamubererekera niga kubaho ngenyine yego ikindi cya gatanu cyamfashije nifuzaga kuzaba mu mateka atandukanye nayo navutsemo yego numvaga nimba naravutse ndi umuntu uciriritse numvaga ntazakomeza kubaho ubuzima bwo guciririka yego nkumva sinifuza ko ibyo binyandero data yanyatuyeho ngo nzajyana ngo dore icyumba cyawe nkumva simbyifuza rero nkumva yuko ngomba kuzava mu buzima ndimo nkazajya mu bundi yego ni ibintu byiza cyane rero murabyumvishe nge nta kintu nakongeraho kuko byose mwabyiyumviye kwirinda ukamenya kubaho ubuzima bwawe ni ikintu cyiza kandi ni ibintu bigufasha cyane rero mwumvishe inzira mama M.Charlene we yanyuzemo cyangwa se the red boss inzira yagiye anyuramo ibintu byamufashije kuba yaba umukobwa wihagazeho utamenyerwa n'abantu bose so rero tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndizera yuko kugeza aha ngaha kuri uno munota hari ikintu kimaze kugufasha menya kubaho ubuzima bwawe menya kubaho ubuzima bufite intego kandi ujye wirinda ibi burya umuntu utagira ubwoba sinzi n'ukuntu ngiye waba ameze kuko iyo ugira ubwoba ubasha no kwirinda kugira ngo cya kintu utinya kitabasha kubaho mbere yuko rero dutanga inama turimo turanasoza badufata akandi gapapuro tugiye gutanga inama kuri iki cyiciro tumaze kugira gute tumaze kuganiraho inama ashaka guha urubyiruko ndetse hari n'igihe uvuga gutyo n'abakuru bakumviraho kuko muri iyi si nubwo ndi mukuru ariko nanjye imbere yanjye hari igihe mfite imyaka yo kubaho burya n'umusaza imbere ye haba hari igihe ashatse yakwiga ariko by'umwihariko nk'urubyiruko ndashaka kubwira abana b'urubyiruko bita icupa ku buryo abona icupa rya mitsingi akumva umutima wuguwe neza ariko bamwereka fagitire ya minerivare akumva aguwe nabi kumubwira ko ugomba kwiga kumva arasuherewe ariko wamubwira ahantu hari akabari gashyashya kumva umunezero ugeze gute uramutaye kuba yatekereza yuko umwana agomba kuziga akigirira umumaro akaba yakora n'imbaraga kubwe ibyo bintu akumva bimuri kure
ariko yakumva yuko agiye kwinjira mu kabari agiye kwinywera inzoga kumva umutima we uraruhutse. Hari ababyeyi bameze gutyo, hari abantu babyawe gutyo banabyara gutyo barera gutyo nk'uko barezwe. Ndashaka kubwira umwana uvuka mu rugo rukakaye, ndashaka kubwira umwana wambuye amahirwe yo kugira papa na mama, ndashaka kubwira umwana uri kubona ko inzira zose z'imbere n'inyuma mu mpande zose nta kintu asigaranye. Ndashaka kubwira umuntu ubona amahirwe yose yamurangiranye, nje kukubwira ngo amahirwe akomeye ntabwo ari muri papa wawe, ntabwo ari muri mama wawe, ntabwo ari igomba guturuka muri basaza bawe, mu nshuti z'imiryango no mu nshuti zawe. Amahirwe burya akomeye, fondasiyo y'ubuzima bwawe, iterambere ryawe rikomeye, kuzakomera ukagera kure, nta wundi muntu ubibitsa ahubwo biri muri wowe. Burya papa yari umuterankunga natagutera inkunga. Nuba umwana mwiza, umuntu areba ati disi uriya mwana wo kwa runaka, disi we akunda kwiga nuko nta minerivare, uzi ukuntu anagira ubwenge, icyo kintu kizatera abantu benshi kuba bakubera mama. Umuntu niyicara akavuga disi we uriya mwana wo kwa runaka, disi karitonda ariko shayi wabo n'abakene. Ibyo bintu rero nibyo bintu by'amahirwe ku buzima bwawe. Ntabwo umuterankunga Imana yakuremeye ari papa na mama gusa, Imana igufitiye abaterankunga benshi. Ahubwo wowe ugomba kuba uhari, ukaburi tayari, ukavuga ngo amahirwe natakaje kwa data no kwa mama ntabwo nzayashakira mu rumogi, sinzayashakira mu bagabo n'abasore, ntabwo nzayashakira mu kwirirwa nkatakata ku mihanda, ahubwo ngomba kuyishakamo. Ubutindi bwo kwa data sinzapfira muri bwo, kutiga kw'abavandimwe banjye siko bizamera. Ugaharanira gutera imbere no kwiga no gukomera, ukifuza kuzavamo icyo batifuzaga ko uvamo cyangwa icyo wabuze. Ndumva rero nabagira inama yo kutiheba no kuticaho umurongo. Mwijya kwiyahuza ibiyobyabwenge, mwishora mu ngeso mbi. Buriya iyo ubonye abantu benshi bakomeye babanje gukomereka, nanjye ubona nakomeye nk'abicyamamare nabanje gukomereka. Nawe rero igikomere cyawe kiri muri ubwo buzima urimo, ariko gukomera kwawe kuri mu kwitwara neza. Ndumva ariyo nama nagira abana badukurikiye n'abakuru, yuko amahirwe yabo ntago yatakaye, amahirwe aracyahari. Kandi nimbabwira ibi bintu bajye babyizera. Aho nozaga ibyombo ndimo gufura amasutiye y'abagore n'amashurujipe yabo, abagore batagira uburere bafata abakozi babo bakabaha amasuve yabo, bakabaha amasutiye n'amashurujipe ngo babafurire. Nta byiringiro byo kuzaba ngewe nari mfite, ariko nibura ibyo narishoboye narabikoze. Nk'ibyo nababwiye, nyamara Imana ibona ishyaka irangije irashyigikira intera inkunga. Nawe hari amahirwe akurindiriye. Niyo mpamvu iyo umuntu afite umurava n'Imana nyine ntabwo imutera umugongo. Turasoje ikiganiro cyacu.